mfite intambara yeruye simusiga ntabwo nagikoresha nka base ya operation cyangwa yo guteguriramo ibikorwa byo kwataka ahandi kandi nzi ko anytime bishobora kunteza ikibazo ubwabyo turaza kureba ko byaba ari n'irindi kosa riri tekinike kuko niba ramuka bashatse kukirasa uzahita ugira ikibazo uzasigara nta kibuga cy'indege ufite. Bivugwa yuko kugeza kuri ubu ikibuga cy'indege kitari gukoreshwa hagwe indege cyangwa se ngo zihave ndetse banatangaza ko iki kibuga cy'indege kitemerewe kugikoresha kuko babuze ngo sinyare ngo zitari kugaragara. Ibihe umuntu aba arimo cyangwa igihugu kiba kirimo kiba gikwiye kubimenya kikanimenya. Yego. Ntabwo waba ufite intambara Uvira ako kantu gasaro tukibuke kuko ikibuga cy'indege cy'u Burundi cyashyizwe mu majwi mu minsi ishize inshuro nyinshi cyane ko gihagurukaho indege zikajya kurasa ahakurya muri Kongo mu gice gikontororwa n'abarwanyi ba M23. Niba rero ubuzi neza fragilité cyangwa ibibazo waba ufite nawe ntabwo ari we waza gukora ikosa. Gasaro rero urabona ikibuga cy'indege cya Bujumbura kuvuga ko cyabuze signals cyangwa sinyari. Yego. Rwose amakuru aramutse ari verifiye cyaba ari ikibazo ariko icyambere gishobora kuba ari ikibazo tekinike kiri indani tekinike urabona natwe hano ugiye kubona umuriro urabuze isaha iminota 5 cyangwa 10. Yego ariko hano hari akagombye kwara ama generator bakaza abana kugira bati kuki backup urumva indege n'ibirimo itangiye kururuka ibigomba kukomenika nabo hasi kugira ngo bavuge ko ibyo twavugaga mu kanya bya mekanike n'ibindi hanyuma bakanayihanikaze nyine. Yego. Ibyo rero haramutse hajemo kirogoya urumva bihita bigira ingaruka zikomeye kuba indege yaba ijaho ngaho. Ababishinzwe rero bahita bagomba gukurikije amategeko mpuzamahanga agendanye n'ubwikorezi bwo mu kirere baba bategetswe mu mwanya runaka guhita babitangaza kugira ngo abari bagiye gukoresha icyo kibuga bibareze. Bashobora kuba barabihuje nuko bivugwa ko byari igitero koranabuhanga nta ndege ngo yari yemerewe kuhagwa cyangwa se ngo yahaguruke ndetse ngo na connection ziragira iki kwika bashaka no kugira ikibazo abo nibo abantu bashaka ko uhita uhitinga uvugeho ngo babeshyaga ariko tubanze turebe ngo wenda ntibabeshyaga byatewe n'iki biramutse ari ukuri. Biramutse ari ukuri nicyo twatumaze kuvuga ko ari ikibazo cya tekinike kandi cyaba cyumvikana ko kandi leta ifite inshingano yo kugitangaza ariko ntitwakwibagirwa ndacyagaruka ngiye ko nta cyaba kidasanzwe cyabaye. Ntitwakwibagirwa buriya ibibazo igihugu cy'u Burundi gifite ntago byasiga n'urwego rw'ikoranabuhanga ngo rureke kugira ibihanga icyo bita ibihanga cyangwa se ibibazo intege nkeya kuko niba tuvuga ngo ikoranabuhanga rihora ryiruka rivolvinga cyane ibyo bakoreshaga imyaka 2-3 nishize uzaza usange byarahindutse kandi byarateye imbere. Ntabwo rero ikibuga cy'indege ukirebye cy'u Burundi cya Melchior Ndadaye ntabwo urebye n'imyubakire yacyo aho ngiherukira na terminal nigeze no kugikoresha. Yego. Na terminal ko kaburimbo cyo twita kaburimbo umuhanda w'indege wazo urebye structures z'inzu urebye ibikorwa remezo ukarebamo n'imbere uko nzi ko nta cyahindutse nkurikije amakuru umuntu agenda abona uzaza usanga systeme y'imanaginga ikibuga cy'indege ikorerwa hehe y'u Burundi maintenance yayo ni iyihe nibayiguze hehe ni bande babafasha ibintu nk'ibyo ngibyo. Ntekereza ko niyo noneho tugeze kuba hakazi niyo haba habonetsemo noneho icyo twita igitero tutakise gusa ngo ni abahakazi bone byitwa cyber interference. Namubajije atese bikaba bishoboka ko byaturutse hehe yari umurundi ntabwo yigeze mbwa ne M23 bwarambwe ati abasore nibo bakadukoze gutyo arekeraho ariko ubwo abasore mpita numva icyambwiye niba ikibuga cyahagaze sinzi amakuru ya none mu by'ukuri twega abasesenguzi n'abadukurikira amenye ko ntabwo tuba twaje gukora reportage kuvuga ngo ikibuga kirafunze none aha oya tuvuga ngo birashoboka kirahwiswa cyangwa nikirafungwa cyari gufungwa niba cyarafunze kubera icyo vuga ntabwo kiracyafunze azwi speak ndikukubwira hari andi makuru bampaye ariyo njyana ngiye kuba breakinga urakoze cyane so kiracyafunze ubu none nta service zihari oya niyo ngiye kwa breaking. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars
kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Bakunzi bacu turabasuhuje umerereye mu mpande zose z'isi, mwebwe mukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi. No kuri turabashimira cyane ko mukomeza kudutera inkunga ndetse mwumva ibiganiro byacu muduha n'ibitekerezo. Ndi kumwe na Yubu atugezaho ubusesenguzi bugiye butandukanye, ndetse nzi neza ko benshi mukunda ibitekerezo bya Yubu. Waramutse? Mwaramutse neza gasa. Ubuzi mwaramutse? Ni mwaramutse. Ni mwaramutse. Yego. Amakuru yanyu se? Amakuru ni meza n'amahoro. Yego. Ubwo ne namwiriwe wenda kuba ari ahandi. Bitewe naho umuntu ari cyo ni nawaraye. Yego. Bitewe twebwe iwacu mu gihugu cy'u Rwanda ni mwaramutse, ariko amagani hari n'ushobora kucyumva urumva akavuga ati adese ni kandi twebwe turi saa 10 za nimugoroba wenda cyangwa se ndari mu ijoro, bitewe naho umuntu aba aherereye. Yego. Wari umeze neza rero? Meze neza nukuri. Yego. Ndashimira Imana. Ayo ndifuza ko uyu munsi tujya mu makuru duhereye mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Yego. Aho nabonye bivugwa yuko kugeza kuri ubu ikibuga cy'indege kitari gukoreshwa, hagwe indege cyangwa se ngo zihave, ndetse banatangaza ko iki kibuga cy'indege kitemerewe kugikoresha kuko babuze ngo sinyare ngo zitari kugaragara. Yego. Bamwe bati bishobora kuba ari imama 23 yatangiye guhakoramo akazi. Yego. Abandi bati biranashoboka ko neva ibijya ashobora no kuba ariko sinekereza ko ubwo ndi kugenda mu bitekerezo by'abantu uko nagiye mbibona, ariko ntago nekereza ko neva ziki icyo kibuga cy'indege Melchior Ndadaye gishobora kumwinjiriza amafaranga menshi, kikaba kiyinjiza kuko ibigo by'indege byinjiza amafaranga, akaba yakina iyo mikino. Ndumva ngewe ibyo ngibyo kuba ari neva byo nta wagikura muri, sinzi ko simbizi, nawe uraza kudufasha niyo mpamvu witwa umusesenguzi. Yego. Rongo kikaba nyine kitari gukoreshwa. Ariko nanone nkibaza gusa bibaho kuko hari n'abantu babaheza nguni abo nabonye bavuga bati none se ati ubu ngubu uko mibereye, ariko abenshi bababeshye ati nkaba mbonye indege igwa. Rero nkabona ari ikintu gishobora kuba nk'imbogamizi cyane cyane ku baturanyi, aho abarundi bamwe bavugaga bati dufite ibibazo, ariko nanone bishoboka ari ibintu byagashobotse. Ati perezida wacu ndayishimiye, turamukunda, ni perezida mwiza, kandi koko ni perezida atari ko yakadufashije ibi bintu byo kuba yakomeza kurungika abasoda mu Kongo, akabivamo ati kuko abarundi tuzabigiraho ikibazo cyane. Ati iki ngiki ni ikimenyetso cya mbere cy'uko byose bishoboka. Urakoze cyane. Yego. Ako kantu ushoreje uze kukanyibutsa ko ari ikimenyetso cy'uko bishoboka. Yego. Tugasubira mu by'umwihariko. Gasaro rero urabona ikibuga cy'indege cya Bujumbura kuvuga ko cyabuze signals cyangwa sinyari. Yego. Rwose amakuru aramutse ari verifiye cyaba ari ikibazo, ariko icyambere gishobora kuba ari ikibazo tekinike kiri indani. Tekinike urabona natwe hano ugiye kubona umuriro urabuze isaha iminota 5 cyangwa 10. Yego. Ariko hano hari akagombye ko hari ama generator, bakaza abana kugira bati kuki backup wenda system idahari iri tayari ku buryo yahita bigira. Ariko bikabaho bitewe n'igihugu uburyo kiba cyari yubatse, ukabona iminota mike yabiragarutse kandi ntibihore bibaburiye. Ari ubwo icyo cyo ahubwo urakoze kumfasha. Icyo kintu cyo ndagitekereza ko cyanashoboka, ugasanga ikintu kibaye uyu munsi ejo wenda kirakora. Ibyo byo birashoboka. Yego. Kikaba cyakoreka ntibihoreho. Yego. Ariko noneho ku kibuga cy'indege kuza kubura sinyari nkuko babyita, cyangwa GPS cyangwa system air traffic control, icyo bita air traffic control system yo kibuga cy'indege. No kuvuga ngo ni systeme ifasha gukontorora, guhuza no guteganya ibigendanye n'urujya n'uruza rw'indege bitewe n'ikirere icyo kibuga gikontororamo. Yego. Ntabwo bivuze ko ari ikibuga cy'indege cyonyine aho ngaho, oya,
kureba amakorodone indege igiye kuza iraza gukominikana n'abari muri tour de controle kuri ya minara dukunze kubona aho byo duheruka wenda ubusibikira n'iminara cyane no kuba biri kuri laptop bitewe n'ikoranabuhanga aho hose iyo communication ihari iri bubwira indege ngo ngwino nta kibazo ikirere urumva indege n'ibirimo itangiye kururuka ibigomba kukominika nabo hasi kugira ngo bavuge ko ibyo twavugaga mu kanya bya mekanike n'ibindi hanyuma bakanayiha n'ikaze nyine ibyo rero haramutse hajemo kirogoya urumva bihita bigira ingaruka zikomeye kuba indege yaba ije aho ngaho ababishinzwe rero bahita bagomba gukurikije amategeko mpuzamahanga agendanye n'ubwikorezi bwo mu kirere baba bategetswe mu mwanya runaka guhita babitangaza kugira ngo abari bagiye gukoresha icyo kibuga bareze aho rero bitewe n'igihugu cy'u Burundi uburyo kirimo hari akarere kari fragile kari mu bibazo by'intambara iri muri Kongo akarere bareherereyemo ubwo abantu bo bahita babisamira hejuru ako kantu kumve bahita bavuga ati kuki uyu munsi Uvira uzima buse ayo nkunganiye gatoya impamvu bashobora kuba barabihuje nuko bivugwa ko byari igitero koranabuhanga nta ndege ngo yari yemerewe kuhagwa cyangwa se ngo yahaguruke ndetse ngo na connection ziragira ikizere ariko baravuze ko habuze ndabigarukaho rwose ukinyibutse ukinyishyuze nta kibazo ariko uwavuze ko nta sinyari hari ndatekereza ko leta y'u Burundi yaba yaravuze ati twagize ibibazo cya sinyari ubwo bikaba byazenda mu rwego rwo kukavaringa bashaka no kugira ikibazo abo nibo abantu bashaka ko uhita uhitinga uvugeho ngo babeshyaga ariko tubanze turebe ngo wenda ntibabeshyaga byatewe n'iki biramutse ari ukuri biramutse ari ukuri nicyo tumaze kuvuga ko ari ikibazo cya tekinike kandi cyaba cyumvikana ko kandi leta ifite inshingano yo kugitangaza no kurwana nacyo kugira ngo gikemuke nyine ubundi bikaba byabana byiza gasaro icyo kibazo cyaranarinzwe harabaho privation kuko amategeko mpuzamahanga y'ibibuga by'indege ategeka leta kwerekana uburyo standard ubuziranenge bwa serivisi in case habaho emergency no kubuza ibintu nk'ibyo ko bibaho ariko ntitwakwibagirwa ndacyagaruka ngiye ko nta cyaba kidasanzwe cyabaye ntitwakwibagirwa buriya ibibazo igihugu cy'u Burundi gifite ntago byasiga n'urwego rw'ikoranabuhanga ngo rureke kugira ibihanga icyo bita ibihanga cyangwa se ibibazo intege nkeya kuko niba tuvuga ngo ikoranabuhanga rihora ryiruka rivolvinga cyane ibyo bakoreshaga imyaka 2-3 nishize uzaza usange byarahindutse kandi byarateye imbere ntabwo rero ikibuga cy'indege ukirebye cy'u Burundi cya Melchior Ndadaye ntabwo urebye n'imyubakire yacyo aho ngiherukira na terminal nigeze no kugikoresha na terminal ko kaburimbo cyo twita kaburimbo umuhanda w'indege wazo urebye structures z'inzu urebye ibikorwa remezo ukarebamo n'imbere uko nzi ko nta cyahindutse nkurikije amakuru umuntu agenda abona ntabwo cyaba kikigezweho by'iki gihe bikwiriye kuba bitanga n'icyizere mu bigendanye n'ubuziranenge yego ubuziranenge bwa serivisi niyo bacyapudetinga amakuru bari ku mugaragaro uzaza usanga systeme y'imanaginga ikibuga cy'indege ikorerwa hehe y'u Burundi maintenance yayo ni iyihe nibayiguze hehe ni bande babafasha ibintu nk'ibyo ngibyo ntekereza ko niyo noneho tugeze kuba hakazi okay niyo haba habonetsemo noneho icyo twita igitero tutakise gusa ngo ni abahakazi bone byitwa cyber interference no kwinjira mu ikoranabuhanga bikozwe na entity yo hanze cyangwa urwego runaka rwo hanze y'icyo gihugu bakaba bakwinjiramo kujyaminga guteza akajagari communication cyangwa bakayikatinga burundu niba rero barayikatinze ndatekereza aricyo cyaba kivuga ko habatakaje sinyari yego niba rero baramaze kuyikatinga bikaba byarakozwe nk'uko abantu barimo kubihwihwisa bikaba byarakozwe na M23 byaba bivuze iki ariko tukanareba mu yindi angle ayo ukoze neza kuvuga ko kanatu ari kubihwihwisa urabona ko abantu benshi nuwo twavuganye ku munsi w'ejo uyu musore yari ahari nibwo yambwiraga ati namubajije ate se bikaba bishoboka ko byaturutse hehe yari umurundi ntabwo yigeze ambwira na M23 ahubwo yarambwiye ati abasore nibo bakadukoze gutyo arekeraho ariko ubwo abasore mpita numva icyambwiye
nuko yabwiye ati abasore nyine nibo bakadukoze urumva rero iyo avuze utyo hari ukuntu umuntu avuga urabona nka gutya kuvugana n'abantu ariko nashobora kuvuga ati birashoboka yuko babundi codinga birashoboka yuko nyine urabizi ko biba bigoye gakoresheje makode cyane yego rero akumva atisanzwe ku buryo yakuha amakuru ari open ati mu kanya gato wenda bidacicikana n'amajwi yanjye gutangaza amakuru uretse ko tutabikora umuntu atagwa uburenganzira ibyo ntabwo twebwe twabikora rwose mujye mwumva ko muduha amakuru mwumve ko muri safe cyere ko tubwiye ngo muyatangaze nta kibazo nta ngorane dushobora no kuyatangaza ntituvuga amazina cyangwa se nimero ntacyo babitwaye urumva rero yubo amugara ati nkuko bihwihwiswa kandi koko ntibikwihiswa n'umuntu umwe babiri batatu bamwe bakaba bahuriyeho cyangwa se wamugana ugasari ibintu byabaye simiritane bikaba simiritane ahubwo bakagira abashaka kubibyaza umusaruro ariko stili kubyaza umusaruro nijya ndi tuvuga ko uvuze ko nyiri urugo yapfuye ataba bamwishe ikindi ibihe umuntu aba arimo cyangwa igihugu kiba kirimo kiba gikwiye kubimenya kikanimenya ntabwo waba ufite intambara uvira ako kantu gasaro tukibuke kuko ikibuga cy'indege cy'u Burundi cyashyizwe mu majwi mu minsi ishize inshuro nyinshi cyane ko gihagurukaho indege zikajya kurasa ahakurya muri Kongo mu gice gikontororwa n'abarwanyi ba M23 niba rero ubuzi neza fragilité cyangwa ibibazo waba ufite nawe ntabwo ari we waza gukora ikosa riri tekinike cyangwa rikomeye cyane ryo kuba cya kibuga cy'indege ufite rukumbi cy'ikinege ndabisubiramo ufite ikibuga cy'indege kimwe kimeze nk'icyamerika iyo ndadaye cy'u Burundi cy'ikinege nta nubwo ubundi wakabaye ugikoresha hari ibyo urimo gutuma byakigarukaho nk'ingaruka ariko ngewe niko nabigenza nagikoresha gusa mfite intambara yeruye simusiga ntabwo nagikoresha nka base ya operation cyangwa yo guteguriramo ibikorwa byo kwataka ahandi kandi nzi ko anytime bishobora kunteza ikibazo ubwabyo turaza kureba ko byaba ari n'irindi kosa riri tekinike kuko niba ramuka bashatse kukirasa uzahita ugira ikibazo uzasigara nta kibuga cy'indege ufite ni icyo ngicyo navugaga Gasaro kuri icyo ngicyo none se ayo ukaba ubona rero ibi ngibi bitadindiza abaturage navuga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi kuko hari nandi makuru mbonye mu kanya turi bugereho ngewe nkunda burya kuhabana amakuru ariko nkibaza ibi byose bigira ingaruka kuki ku baturage kuko niba umuturage yaba yifitiye n'urugendo cyangwa se afite n'umuvandimwe cyangwa inshuti yari kuza bikarangira agize iki bikarangira uwo muntu ataje nese urumva byatari ibihombo rega n'igihombo nanone ku gihugu urumva cyitwa kwiyunguruza mu kirundi nk'uko babyita byaba bikozwe na bisi ku muhanda w'ubutaka cyangwa mu mazi cyangwa mu kirere ariko cyane cyane mu kirere ko ariho turimo kuvuga iyo habaramutsemo habonetsemo birantega biba bizagira ingaruka z'igihe kirekire cyane niba ikibuga cyahagaze sinzi amakuru ya none mu by'ukuri twega abasesenguzi n'abadukurikira amenye ko ntabwo tuba twaje gukora reportage kuvuga ngo ikibuga kirafunze none aha oya tuvuga ngo birashoboka kirahwihwiswa cyangwa n'ikirafungwa niba cyarafunze icyo vuga ntabwo kiracyafunze as we speak ndikukubwira hari andi makuru bampaye ariyo cyane ngiye kuba breakinga urakoze cyane so kiracyafunze ubu none nta service zihari oya niyo ngiye kuba breakinga reka tuvuge ngo barahishiwe rero reka nkubwira twebwe nta kintu dupfa n'abarundi nta kibazo rwose na kimwe n'abavandimwe n'inshuti nabivuze ubushize ngiye niba hari n'abantu benshi mfite abarundi n'inshuti zanjye pe no mu bankurikira audience yanjye irimo abarundi nta n'ikindi gihugu gifite abantu benshi bakumva even hano mu Rwanda hari inshuti zanjye nyinshi z'abarundi pe so binabusobanura ko ariyo mpamvu dukunda kwibanda ku Burundi nuko audience yacu ari hwirinini uretse n'ibyo nuko amakuru aba hari ntacyo ikibi burya no kwaza ugahimba amakuru ukicara ukavuga ibintu bitigize bibaho cyangwa se ukabavugaho nabi yajya numva yahimbwe yajya zanaye agereranye ibyo yumva bitumvikana cyangwa bitarimo ukuri abyihorere ariko tugerageza kuvuga ibiriho ukuri so warugiye kutubwira rero uti ari amakuru yarakugezeho agendanye n'ibyo ngibyo ndacyatoze tubaze dukore yego izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutuma izi modoka bigoye
nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.